Halo, halo, abafana bo kuri Butoto Mihanda TV. Mutore udutebe muze twagarutse turaje mu mwaka musha wa 2026. Twari tugize igihe tudakora, abantu bari badukumbuye, abenshi bari barimo baduhamagara ngo se wagiye he, abandi duhura batubwira ngo duheruka gukora igitaramo, abatwandikira. Ariko twaje uyu munsi, twaje mu mavuta meza, twitege kabisa, tubazaniye ibyiza byinshi. Tubifurije umwaka musha wa 2026 uzababere mwiza, mugere ku bisubizo byanyu, mugere ku nzozi. Abatarabonye ibyiza uyu mwaka, Imana izabagirire neza. Abameze neza bakomezanye n'ibyiza by'uyu mwaka, abagwaye bakire mu izina rya Yesu, Imana ibagirire neza. Ku batanzi, nitwa Butoto Chantal Mihanda. Nkaba nshatswe mu basegege, nkaba umukobwa w'abanyabyinshi b'abakiramacumu, ndi umwishwa basita b'abatambwe. Ni umugore nubatse, mfite umugabo umwe n'abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3. Dushimira Imana ko ikomeje kuturinda nje mu muryango wanje. Imana yatugiriye neza, uyu mwaka tuwusoje amahoro, turi bazima, turi umukwiro. Imana ya Isiraheli ihabwe icubahiro. Twaje nazanye umutware wanje. Hari ababyifuje cyane ko nabazanira umutware bataramubona aha muri studio yacu ya Butoto Mihanda TV. Uyu munsi namuzanye, abantu benshi babimbajije banandikiye se kuja kuri kamera buri gihe utazana umutware wawe niki. Icyifuzo mwasabye cyagezweho uyu munsi, ndamwiyegereje, ndamwakiriye muri studio yiwe. Imana imuha umugisha yegere. Murakoze cyane. Ubwo araza kwivuga nawe, muramwumva kabisa, umuntu n'umukozi w'Imana. Arabamuzi n'abatamuzi. Uyu munsi kabisa yaje yizanye kabisa, muramubona mu mukurikirane, afite ibintu byinshi. Dufite n'undi mutumirwa nje sino mwakira kuko aya mavuta ntayo mfite, sindagera muri ubwo rwego. Mugenzi we bazananye niwe uza kumwakira. Saba, murakoze, ndakwakiriye mutware wanje. Murakoze cyane, murakoze turisanga natwe. Bigize neza cyane kutwakira kuri kamera zanyu, kamera zacu, uko mwabivuze. Ubwo bwa mbere twahagera, naje benshi baranandikiye bakamagara ko mbibavuga impamvu Butoto Chantal ataza n'umutware wiwe. Naje rero ikibazo cyanyu twaracyumvise, inama zanyu twarazumvise, umwanya wari utaragera ariko twaje rero. Murakoze cyane mwese, tubahaye ikaze abadukurikiranye mwese kuri kamera zacu, kamera zanyu, ndetse tubifuriza umwaka musha wa 2026 uzabahire muri byose, muzunguke, muzatere imbere mu mwuka no mu mubiri. Rero tudatinze, reka tubibwire abatatuzi batubona kuri kamera zacu, kamera zanyu. Amazina nitwa Senga Innocent, niyo mazina yanjye. Rero ni umutware, ndubatse nk'uko yabivuze, madame yabivuze. Asigaye rero ku batatuzi ni ayo mazina yacu. Hanyuma rero dukora umurimo w'Imana n'ubundi hano mu itorero rya Shama Revival Ministry riri muri Kenya, Nairobi, ahantu hitwa Githurai 45. Murakoze cyane. Nanone tudatinze, reka tubasabe nanone tubane mu biganiro twabazaniye byiza cyane. Dufite umutumirwa udasanzwe, nawe nibwo bwa mbere ubwira kuri kamera zacu, kamera zanyu. Reka tuje kumwakira, niwe uza gufata umwanya atubwira ku buhamya afite bukomeye cyane iby'Imana yamukoreye. Kuko n'ubundi kuri kamera zanyu, kamera zacu, twababwiye ko tuzagenda tubabwira ibintu bitandukanye, tubazanira abantu batandukanye bafite ubuhamya butandukanye. Rero tudatinze, ndakira umushumba turi kumwe hano, mubona muri kamera zanyu, kamera zacu. Muramubona benshi, ni umuntu uzwi cyane, ufite amateka yihariwe. Reka tumusabe tumwakire kuri kamera zacu kugira ngo aze kwibwira abadukurikiranye, hanyuma tuje kumuzana ikiganiro cyacu. Murakaze mushumba. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri tubanje gushima Imana ko tugeze hano kuri channel ya Butoto Mihanda TV. Yego. Ndetse yatugiriye neza, yatuzaniye n'umutware we, n'umukozi w'Imana. Turabishimiye cyane. Twishimiye kuba kuri channel cyane. Karibu, murakaza. Kandi turashima n'Imana mu by'ukuri ko turi hano kubwo kugira ngo duhimbaze Imana. Rero Imana ibaheze umugisha. Amazina nitwa Mutoni Ruduganira,
Revera wa Shama Revival Ministry hano Gidurayi 45 niho dukorera umurimo w'Imana. By'umwihariko twishimiye cyane uyu munsi kwisanga hano hamwe na Pastor Inosa na Madamu we Butoto. Yego. Mu minsi yashize Imana yabakoreye ibitangaza bikomeye mwarabibonye. Imana yabakirije umwana wavuye muri etage ya 5 aratibuka hasi. Ariko turabishimira Imana cyane yabikoze n'ikintu gikomeye. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Umushumba arakoze cyane rwose kutwibwira umushumba arakoze cyane rwose kwibwira abantu abadukurikiye bose agize neza kutwibwira. Umushumba ni umushumba wanje, ni umushumba wacu dukunda cyane kandi ni n'umuririmbyi ukomeye cyane, ni umuramyi mwiza, ni umuvugabutumwa. Rero twakuzanye n'umushumba ari amakuru twumvise ko ufite ubuhamya bukomeye cyane. Ukuboko kwawe ndabona kumugayeho gatoya, ariko nigeze numva ko ufite ubuhamya bukomeye, wigeze kuraswa urangije none uje mu bitaro ntibyakunda, nyuma yaho usenga Imana ibwira ko uzokira ngo uve mu bitaro, ariko abantu ntibabyumva, uvamo uza gukira. Nibyo tugira ngo dusangize mushumba, tubwire mu ntamake uburyo ki warashwe n'uburyo ki Imana yakubwiye ngo ukure mu bitaro, kuko mu bwenge bw'abantu byumvikana umuntu kuraswa afite igisebe bakamubwira ngo ave mu bitaro ngo azakira umuhira. Mu bwenge bw'abantu ntibyumvikana, ariko fenomene y'Imana birumvikana. Reka tugusabe mushumba udusangize ayo mateka, ubwo buhamya bukomeye. Karibu cyane. Murakoze cyane muzi ukuri, murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Yego. Ubuhamya bw'ukuntu nakize ukuboko ni burebure, ariko ndabuvuga mu ncamake. Yego. Kugira ngo wenda tuze gucungura umwanya. Yego. Mu 2004 nibwo nagize ikibazo cy'ukuboko. Yego. Ukuboko kuraraswa. Hanyuma hacika imitsi 3 ndetse n'amagufwa. Ukuboko kwarasiwe hano mu nkokora. Urusasu ruhuruka mu kwaha, ruca imitsi 3 n'amagufwa. Hanyuma nja mu bitaro baramvura. Amagufwa arahura ariko imitsi iracika. Yego. Hacitse iyo mitsi 3. Hanyuma baramvura birananirana, iyo mitsi kuyihuza, ukuboko kuba paralize, kuramugara. Ukumubona kumeze ntabwo ari uko kwari kumeze, nukuba kwari kwarabaye paralize gutya. Yego. Nta kintu na kimwe nageza mbasha gukora. Noneho bimaze kunanirana turasenga Imana. Ico gihe twari kumwe n'abakozi b'Imana, umukozi w'Imana wapfuye muri Elbeteri witwa Bizima. Yego. Bizima ni w'Imana yanyushije mu iryo yerekwa, arambwira ngo Imana iramubwiye ngo nzakira ukuboko kandi binyuze mu nzira y'ibitaro. Yego. Hanyuma ico gihe mu by'ukuri ntabwo byari byoroshe bitewe n'uko ukuboko kwari kumeze. Mu bwenge bw'abantu ni ibintu bitari kumvikana. Yego. Kuko nari nagiye mu bitaro bikomeye hari hakurya mu Rwanda byitwa Faisal. Yego, turabizi. Hanyuma baramvura banyuza muri skaneri yerekana ko hacitse imitsi 3. Barambwira ngo kubera ko bigize igihe iyo mitsi 3 kugira ngo bayikura ahangaha bakuri yinda ahangaha bayihurize hano hagati ni ibintu bitoshoboka. Barambwira ati rero ico twebwe tubona nk'abaganga no kuguca ukuboko. Yego. Tukaguca ukuboko kugira nitukure kugataha ukaja mu rugo ukuboko kuzagira infection kubore. Yego. Ubure no guca. Yego. Hanyuma ndababwira ati ntabwo mwonca ukuboko kuko twasenze Imana ivuga ko ukuboko kuzakira. Yego. Rero kuba Imana yaravuze ukuboko kuzakira, mwebwe mwakoze ibyo mushoboye nk'abaganga. Ariko njewe nizera Imana kuko Imana nico yavuze izagisohoza. Hanyuma ndataha nja mu rugo igwamagana kwa Grand Frère, pageze nja mu masengesho. Yego. Nja mu masengesho mu by'ukuri gusenga abantu benshi batabyumva ni ikintu ciza cyane kandi kiza gikora. Yego. Nja mu masengesho ndasenga nasenze icumweru cose niyirije ubusa. Ngo ngeze kuwa 6 nijoro Imana iranyiyereka. Noneho ndi mu nzozi mbona ndi ku kibuga c'indege, hamanuka umuzungu w'umugabo n'umugore we. Uwo muzungu amanutse mbona azanye kamera nk'iyi ngiri imbere yacu. Yego. Arambwira ngo ese witwa nde? Ndambwira ati nitwa Mutoni. Ufite ikibazo nyabaki? Mfite ikibazo cyo kuboko. Muri ko muganira? Twatuganira mu nzozi. Yego. Ngo ndangize uwo muzungu arambwira ngo ufite ikibazo cyo kuboko ati
zamura ukuboko kwawe ugire gute, ndazamura nkugira gutya. Ico gihe ganti kwageza kurambuka gutya, kwari kumeze gutya gusa. Noneho ngize gutya arafotora, ngo arangize gufotora arambwira ngo ninongereza ndambure gutya, ndarambura gutya ntibyari gukunda, arafotora ahita ambwira ngo ikibazo wari ufite kirarangiye, ati genda ikibazo cyawe kirarangiye witahire. Yego. No, aho ni mu nzozi. Noneho rero aho mu nzozi mpita nicura mva mu nzozi, ndabyuka nijoro ndavuga ati si ibi bintu bigenze gute. Wari wenyine muri aya masengesho? Nari jenyine muri aya masengesho, nta wundi muntu twari kumwe. Yego. Ndi mu cumba ahantu nikingiranye jenyine. Noneho nicuye numva ni inzozi nyine narose, ariko mu mutima mpita nizera ko ari Imana imbwiye. Yego. Ndavuga ati nubwo ntazi inzira Imana izacamo kugira ngo nkire, ariko ndizera ko iyi ari Imana imbwiye. Yego. Bukeye mu gitondo nje Rwamagana muri restoration gusenga hari ku cyumweru. Yego. Ico gihe hari hakiriho marehemu Pasiteri Bukuru. Yego. Yakoranaga na Bishop Gasore muri restoration. Nandika akandiko ndababwira ati ndifuza gushima. Bampa umwanya. Wari wakize se utarakomeza wandika akandiko gute? Nanditse akandiko ndababwira ati mumpa umwanya shima Imana ko wakize, kuko nakize, ariko ntarakira ukuboko kirimo ibana. Meze gutya. Kuko imeze gutya. Niki cagutera nukwe kwizera cyangwa se niki cagutera kuvuga ngo ushime ukuboko kuracamugaye? Niziye mbaraga zaguteye kugira ngo ushime ko kumagaye kandi ushime ko wakize? Yaba ari za nzozi zatunye ushingiraho uravuga ati ni Imana inyeretse koko reka nshime? Icyambere cyatumye nizera ko ari Imana nuko nari mvuye mu masengesho. Yego. Ico ni cyambere. Cya kabiri nizeye ko Imana yari yaravuze ngo nzakira binyuze mu nzira y'ibitaro. Nahise nizera ko abo bazungu buzenda ari Imana izakoresha. Yego. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazabura kuba. Abaheburayo 11. Yego. Mpita nizera mu mutima ko nubwo ntarabona ico nizeye, ariko ndacizeye ko nakize. Yego. Ndashima Rwamagana ntanga ituro ry'ishimwe ko nkize. Yego. Kwizera no kwizera ibintu bitaraba utarabona. Yego. Mpita nizera ko nkize nubwo nari ntarabona igisubizo. Yego. Noneho nyuma yabwo maze kwizera ko nkize, mpamagara Pasiteri Bukuru abayumbe muze dushima Imana, dusirimbe kubera ko Imana inkijije. Turasirimba ngo turangize gusirimba, turasohoka turataha. Dutashe Pasiteri Gasore arampamagara. Wumva ukuntu Imana ari nziza. Yego. Bishop Gasore arampamagara arambwira ati njyewe mbere ndagukeneye mu rugo iwanje uze tuganire. Yego. Ndagenda ngera mu rugo iwiwe. Arambwira ati mbere yuko njemba umupasiteri nari umudokiteri. Yego. Ti rero hari umudokiteri nzi kwa Kanimba i Kigali, uzaze tujane ejo mu modoka yanje, niturangiza kujana mu modoka yanje tugeze kwa Kanimba. Uwo mudokiteri ni umuhanga, ni umuspecialiste mu bintu by'imiti. Yego. Uko biri kose azagerageza. Yego. Noneho mu gitondo kuwa mbere ndabyutse ashize mu modoka yiwe, turagiye tugera kwa muganga. Ngo tugere kwa muganga, wa mudokiteri anshize kuri brancare, arampimye ahindukiza ukuboko. Yego. Arambwira ati ikibazo cyawe kirakomeye, ariko nubwo gikomeye kuwa gatatu mu gitondo hari abazungu bazava mu Bubiligi babiri. Yego. Umugabo n'umugore. None rero abo bazungu uzaze kuwa gatatu mu gitondo muri CHK, abo bazungu ko biri kose ndizera ko ikibazo bazagikemura. Yego. None habimbwiye mpita nibuka za nzozi narose. Yego. Ndavuga ati aba bazungu uyu mugabo ambwiye tibashobora kuba ari babandi narose mu nzozi. Aduha nimero ye, turataha na Pasiteri Gasore. Yego. Tugeze Rwamagana mu gitondo cyo kuwa gatatu dusubirayo ngo tugere muri CHK. Kicinjira gutya muri salle mpita mbona wa mugabo w'umuzungu narose n'umugore we. Yego. Urababona bajya narose nabonye. Wa mugabo w'umuzungu ahita hagurukana kamera. Ahita ambwira ngo witwa nde? Ndambwira ati nitwa Mutoni. Ati zamura ukuboko gutya. Kujya neza nabirose mu nzozi. Nzamuye ukuboko arafotora. Ngo arangize gufotora arambwira atongera ugira ukuboko gutya, ngugira gutya arafotora. Ahita ambwira ati kibazo cawe nakibonye, ndaba gushakira igitanda tugukorera operation, ukuboko kurakira. Noneho rero nahise njyama bankorera operation. Nyuma yo kunkorera operation naricuye gutya sanga
ni ukuvuga ngo ukuboko ukumuha mukubona Yego. zino ntoki tizakoraga ntizakoraga kwari kwarabaye pararize gutya noneho mbwira mukuru wanje wari ungwajije ndambwira ati mpeza ikaramu nandike wandike ampa ikaramu wandike Ngo na- samandiko se oye ntiyari amandiko ariko nayo narayanditse ndaza kuyababwira yego noneho ampeza ikaramu ndandika Aha, ngo ndangize kwandika numva imbaraga z'umwuka wera ko zimfata aha, ntangira kuririmba yego bari bamaze kumbaga baramaze kumubaga bari bamaze kumbaga imitsi bayihuje aha, kuko hari haracitse imitsi 3 bahuza 2 aha, niyo mpamvu mubona kuno kuboko gutya kumeza Yego. urabona ko hano tiyaresha ni yego umutsi umwe wabananiye wananiye guhuza ariko muri iyo yindi yombi barayihuza ukuboko guhita gutangira kugororoka noneho gutangiye kugororoka numva ntangiye kwandika imbaraga mpita numva n'amandiko araje aha, nayo ndayandika urayandika ntangira kuririmba noneho babazungu baza muri visite ku ndebe basanga ko ndaririmba ko nduzuzwa ko ndakubita za ruga ndi mu ndirimbo nari indirimbo ivuga ngo aha, niko bimeze Yesu arakomeye 96 yakoze imirimo amahanga bireba Yesu mwiza arakomeye iyo niyo ndirimbo naririmbye amen noneho umuzungu ahita avuga ati ariko uyu mugabo yasaze ari mu biki abaza mukuru wanje aramubwira ati oya ntiyasaze ni muzima n'ibyishimo afite kuko yari yaramugaye ukuboko yakise none ukuboko kwakise aha, niyo mpamvu ari kwishima yego nyuma y'icyumweru kimwe mu by'ukuri nagiye kuva mu bitaro ukuboko kwarambutse ni ukuvuga ngo sinageze mbasha koga bageze banyoza yego bageze banyambika inkweto yego ibintu byose barabinkoreraga ariko mu by'ukuri icyumweru cyagiye gushira ukuboko kwarambutse kwavuyemo ibande izi ntoki zihazikora mbasha nje nyine kwifurira umwenda mbasha koga ibintu byose mbasha kubikora yego imana inkiza ukuboko nuko kwakize amen urakoze cyane mushumba yego ni amateka akomeye cyane ariko reka nkubaze ijambo rimwe hanyuma tugana ku musozo yego tuzagira part 2 ndumva twabihinya ariko ufite amakuru menshi igihe washimye mu rusengero yeah ukimugaye wowe ushima ko wakize ndabizi neza rimwe na rimwe abatizeye bazatera umusaraba umugongo yego ibyaguye bigeze ku muntu bituma bamwe bamutera umugongo ni gute babyakiriye gute abanyetorero abavandimwe baba muri famiye kuvuga ngo kurashima ukimugaye ni gute babyakiriye ya uko babyakiriye hari bamwe batabyakiriye neza yego kubera ko bumvaga ko mu by'ukuri naranasohotse hanze abantu benshi barambwira ngo abayumbe muri abantu basaze yego ni gute ushobora guhaguruka ugashima imana kuko ukuboko gukize kandi kukimugaye yego bishoboka bite ko washima ukuboko gukize kandi kukimugaye ndababwira ati njewe mu mutima wanje ndahamanya n'umutima neza ko nakize yego niyo mpamvu nashimye ngatanga n'ituro ry'ishimwe yego kubera ko nizera imana neza ko yankijije ukuboko yego barambwira ati ibyo bizashoboka gute tibari ko babyumva yego muri make ntabwo babyumvaga ariko nyine baje kubibona nyuma ukuboko kumaze gukira barabyizera nabo asandi cyane none se kwavuze ngo ukuboko kwaramugaye ngo kwarashwe nubwo twatwihuta bakurasiye hehe ni gute ni bamaye bakurashe byagenze gute wari umusirikare se byagenze gute yego ukuboko bakurasiye mu Kamanyura yego niho intambara yabereye mu 2004 yego nico gihe bakurashe ni bamaye bakurashe no kuvuga ko yari intambara nyine irumvikana yego ariko imana irankisa yego kandi hapfuye abantu benshi cyane ariko ngewe ndacariho n'ubuntu bw'Imana asandi cyane yego tugana ku musozo rero tugiye gusoza kino kiganiro turagushimiye cyane ariko dushima n'Imana yagukijije kuko kiriho n'ubuntu bw'Imana mu by'ukuri nje turi kumwe nawe turakorana murimo uri muzima kuko kurakora cyane ariko n'Imana yagukora ibitangaza zanumva uri indirimbo rimwe ne mukavuga ngo Mana ya Mutoni muri CHK nimba ari kuzurimba yego naho byavuye nayo mateka yavuye nayo mateka naho byavuye ngaba ngakora kari mu dusose Mana ya Ibrahimu Mana ya Isaka Mana ya Yakobo uri Mana nyamana uri Mana nyamana amina haleluya amina amina haleluya amina
mana ya Mifobosheti ku misozi Lodebari daye yarakubonye uri mana nyamana we uri mana nyamana amina haleluya amina amina haleluya amina mana ya Mutoni mu bitaro se ashika daye narakubonye uri mana nyamana we uri mana nyamana amina haleluya amina amina haleluya amina tabwo uri ryangombe tabwo uri ryabingi turi nyamuririma uri mana nyamana we uri mana nyamana amina haleluya amina amen amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Turashimye mwese, turabashimiye mwese mwadukurikiranye. Turasoje rero, tuzongera kandi tugaruka ubutaha. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Murakoze. amen murakoze cyane.